meze neza ntibite ni sawa. we nawe muraziranye ahubwo we nawe muziranye Simbise ntabwo biba byoroshye buriya. Urabona nk'abantu iyo ugize gutya wenda uri umusore ufite abonye amafaranga uragiye wubatse inzu yawe uyishyize ahantu wenda niba ukoze nk'igipangu cy'imiryango 6 hari ukuntu warayipangiye ukazayivuga uriya muryango wa mbere wamupangayi wa mbere azajya agura stoke uriya wa kabiri wenda akora imirimo runaka uriya agura essence sibyo. Ubwo rero umwe muri bo iyo avuze ngo wenda ngo afashe gahunda ngo yo kutishyura cyane cyane nk'abakobwa nk'aba ngabo sibyo ntakwishyure bivuze ngo cya kintu wapangiye yanzu gita gihagarara kandi iyo gihagaze urumva uri muri risk sibyo. kuko mubujije aho uziranye na Isimbi ngiye nkubashije ibyo bintu byose. Oya nagira ngo usobanure ko ari umupangayi wanjye. Tari ngombwa kubwira nyamba ko ntarakwishyura koko. None se ko tuba twaje kuki utuma nkwishyuriza mu muhanda? Urumva? Nese ni ngombwa ngo n'abantu banyezeho bamenye ko mba mu nzu ziwanyu oya wenda nyambo yanumva ko ndi n'umuntu mwiza sibyo. Ngiye mba nanze kumwishyuriza mu gipangu kugira ngo wenda ntamuteza abaturanyi biwe batangira bamusuzuguye. Nkamubwira nti nsanga ku kazu k'amazi kari munsi y'umuhanda agataza kansanga hano ndakubwiye ngo ubu ngubu umureba hano andi mu mwaka wose. De nawe wibeshya n'amezi 3 yonyine. Uranyumvira ukwa karindwi warakwishyuye nese ubwo wamugani ukwa 9 warakwishyuye wowe uze kumwishyuriza mu muhanda. None se nari kumwishyuriza ye hano wamagara kwishyura jaze mukabiganira. Ariko hano niho heza kurusha uko namwishyuriza mu gipangu waturanye we bambyumva sibyo. Uzi none ko kugukaranga ifiriti n'inyama ari umukobwa mwiza gutya kumbe bazi ko arimo nyiri inzu amafaranga y'ameza ngayo yose. Niyo mpamvu romba namuzanya no nibura nge nawe tubiganiraho turebana amaso ku maso. Kumbe mufite n'amazu kodesha. Ni imwe se hari na cadastre iri munsi y'umuhanda hari ya mwiberesha iri hana yinyanditseho niyo papa yubatse nanjye mitakomerezaho shyiraho nivo ya 3. Nibajije aho muziranye rero bicanze ko banamuhagararanye gutya buri wese nyine muzukwe n'undi muzukwe ndagira njyaho hari ibindi bintu bijya mbere. Oya nta bindi ari ibyo si nyine shaka amafaranga nawe wishyure biba biteye isoni kubona umukobwa nkawe rwose pe baguhagarika hano bari gusoza. Ntabwo mdanze mu mwanje amaze iminsi arwaye. None ndi kuvuza rero. Ntabwo nyine naguha iminsi mike. Mama we yari yarwaye muri 2019 sibyo arongera arwara 2020 ndabyihanganira 2022 nabwo arongera ararwara sinzi ngo niba ararwaye igifu urumva ibyo ndabyihanganira. None se ubwo nzafata ibibazo byanye n'ibya famille ye mbishyire kuri uyu mutwe wanyu rero uzabyikorera ukabishobora. Mu biganireho bikemuka ariko nyine nawe niba mu warwaye ugishireho nyine ubumuntu umwumve nyine umureko umuhegeye runaka yashaka. Haryo uracyakora cyangwa nako bikureba unagira ngo nibura umugurize nk'umukobwa mugenzi wawe kugira ngo ubone yabwiye nuze. wikwicara ntabwo naniwe kundusha. Haguruka tuvugane turebana. Ibi ngibi tubikoze neza sibyo siko bimeze ariko uyu nyambo ureba hano ntugire ngo birangiriye hano. Ubu ngubu kuba tubonanye nje nawe gutya bivuze ngo agiye gutangira tugendeho nakwa kugendeho cyane cyane wowe. Agenda guhurira he? Guki urakeka ko kuba tumucabiranyije ngo inzu n'ibiki yapfa kubyizera uriya nyambo n'ukuntu abana biwe bose bafunze umutwe wagira ngo bavuniyemo ibiti n'imisumari mu matwi. Mwana wakoze kosa cyo kunzana hafi yiwa reba hari ahantu reba hano ise yinjye wari bizinesi kesani wagira ngo nkujyane hehe muri hoteli ahandi cyo tuganye pfira ni ahandi. Ndimo ndagushimira se y'ibyiza uri murankorera kunze ubutahange nawe tuzadutuganira muri toilette. Nta kibazo nshaka tujye tuganira mu mwobo ariko nyamba natore cyangwa utimo mvukana nitahira aho isi ibaze none nsaba tubonanye gano nogenda teka ngende tuza kuvugana kuri akumenye ko nkurambiwe ndarambiwe nyine kuganira ibintu byawe by'amafoto. Tuza kuvugana kuri telefone ariko umbwire ibintu bizima se nibura icyo kibuno cyagupfiriye ubusa wakinteraho ngo urebe. Urananirwa pasiteri wikorera uruntu rungana gutyo.
Mabuja siko ndari nzi yuko uhari nzi ko wagiye kumbe uri hano N'iki gifite. yewe ni kondaki ubosi ngo baramubuze wamukanishi we nyine yarayizanye ni kondaki ndayuzi se Uzi. baramubuze ako rero nanje ibintu bisigaye bibaga muri iyi nzu bisigaye byaranjanze pe bosi yarahindutse ndagikaraba kera ko yajaga ambwira ngo ubyuke unjuhirize